Ndabashuhuje mwese aho muherereye hose mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana no gukora kwiza kw'Imana bibane na buri muntu wese mu izina rya Yesu. Turabakunda kandi turabakumbura. Umugisha mwiza w'Imana ubane na buri muntu wese aho aherereye, ari abaherereye mu Rwanda, ari abaherereye Kampala, Bujumbura, Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, inshuti zacu zose ku migabane y'isi. Aho buri muntu wese ari, Imana imuhereza umugisha kubera ko ari Imana y'amahoro. Twongeye kugaruka tubasuhuza, twitegura iminsi mikuru. Gukora kwiza kw'Imana gukomeze kubane na buri muntu uwo ari we wese, kandi icyubahiro cy'Imana kibane namwe. Amahoro meza ya Kristo akomeze kugendera kuri buri muntu uwo ari we wese. Wowe ukimara kubona ibiganiro byacu, ni kuri Yerusalemu Nshya Iwacu TV. Amahoro y'Imana abane na buri muntu wese, kandi gukora kwiza kw'Imana. Ndimo ndavuga ngo umugisha w'Imana itanga ube kuri wowe n'umuryango wawe na buri muntu wese. Hanyuma icyubahiro cyiza cy'Imana no gukora kw'Imana, buri muntu wese Imana imuhereza imbaraga, kuko niyo ifite imbaraga ni nayo ifite ubutware. Gusa nzi neza yuko Imana yakwimanye, nanjye yaranyimanye. Buri muntu wese Imana yamugiriye neza. Rero amahoro y'Imana no gukora kw'Imana no kugendana n'Imana bibane na buri muntu wese aho aherereye. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimye Yesu, turagushimye nyakubahwa, izina ryawe niryubahwe. Bana n'abantu bawe abagiye kumva iki kiganiro, nubwo gikomeye ariko nizere ko buri muntu wese agomba kucyumva mu izina ryawe. Uri data wa twese, uri Imana ikiranuka. Turagushimye, turaguhimbaje none n'iteka ryose. Amina. Gukora kwiza kw'Imana, umugisha w'Imana ubane na buri muntu wese, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabizi neza yuko twari dukumburanye, nubwo ejo bundi twari turi kumwe tubararikira video yo ku cyumweru igiye gukurikiraho. Muzakurikirane kuko tuzaba dufite umushyitsi. Dutangiranye n'amakuru arimo kugenda avugwa ku itorero ryacu Zion Temple, ni naryo ntukamo. Ku magambo umushumba yavuze, mbanje gusuhuza umushumba Dr. Paul Gitwaza. Nshuhuje n'umushumba wacu utuyoboye mu itorero rya Gatsibo. Muri ako karere ni naryo torero ririmo ryonyine, turifite ari itorero rimwe riyobowe n'umushumba Mfizi Emile. Imana imuhereza umugisha. Iryo torero ryose turisabiye umugisha, n'amatorero ya Zion Temple n'andi madini yose ari mu Rwanda. Uwiteka akomeze kuyaha umugisha no kubagirira neza. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kubaha umugisha, kandi gukora kwiza n'icyubahiro cy'Imana bikomeze kubana natwe twese, kuko Uwiteka afite imbaraga kandi afite ubutware, arakomeye. We niwe ubizi byose, kuko buri kintu cyose ajya akenera gukora agikora neza, kandi mu gihe cyiza ibintu byose abigenza neza. Rero reka tuvuge kuri izi ngingo mushumba yafashe. Ijisho ry'umuhanuzi cyangwa ijisho ry'umuvugabutumwa, ijisho ryo kuri Yerusalemu Nshya. Reka mvuge ngo mushumba yari yarakererewe. Ntabwo ari ukuvuga yuko muhinduye injiji, ariko mu bindi bintu bigaragara, kwitwa itorero ry'umwuka, ndagira ngo abantu twumvikane neza. Kwitwa itorero ry'umwuka, abarundi bajya bavuga ngo abavugishwa, abantu bakorana n'Imana, bagendana n'Imana. Twari twarakererewe gufata umwanzuro w'iki kintu muri Zion Temple n'andi matorero n'andi macace yose.
nabonye abantu benshi bagenda bakoraho komanteri kuri iki kiganiro umushumba yatanze n'amabwiriza yashyizeho, kuko abifitiye uburenganzira bunahagije, amahame ngenderwaho y'idini. Ndimo ndibaza, ese koko ibi bintu bizakunda cyangwa ntabwo bizakunda? Ese abashumba tuzabyubahiriza cyangwa ntabwo tuzabyubahiriza? Kuko abantu benshi muri ino minsi, reka mvuge kuri kino kintu, abantu bakunze kuvuga ngo hari amatorero y'imishinga, hari amatorero y'imiryango, abantu babayeho ugasanga mu itorero umuntu ni mubyara wundi, ni murumuna wundi, ugasanga rugiye ruba uruhererekane. Ndimo ndavuga se iki kimenyane ko n'ubundi mu madini kitigeze gicika, ahari ibi bintu aposo yavuze bizubahirizwa, cyangwa hari ukundi abantu tugiye kubashyira mu kwaha, tukaba tubabitse tukabapfundikira, kubera yuko ijisho ryiwe ritazajya rigera no ku midugudu, ritazajya rigera no ku maparuwasi. Ibi bintu koko bizakunda? Icyo ni icya mbere dukwiriye gutekerezaho, tukakibazaho, tukavuga ati ese koko ibi bintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Turi mu bihe by'imperuka, turi mu bihe biheruka ibindi, turi mu bihe biteye ubwoba, turi mu gihe abashumba, abaposo, ababishopu, ba pastor senior, abareverandi, turi mu gihe cyo kugira ngo abantu mu gihe bagiye kumenya yuko bakwiriye kwikosora. Mwenye kufa afe, mwenye kupona pone, ili mradi tulio nao tuwafikishe mbinguni. Yes, upfuye apfe, ukira akire. Ubundi ujya gukira indwara arayirata. Agize neza mushumba kuba akoze iki kintu. Ijisho ryo kuri Yerusalemu nshya, simpamya ko iki kintu kitari butume benshi bahita bahindurira imyizerere, bakajya aho ibi bintu bakibyemera. Gatanu kuri gatanu birashoboka. Gatanu kuri gatanu birashoboka. Ni imitekerereze. Ibintu byose byapfiriye aho ikintu kiba. Nta muntu ukwiriye gushyiraho komanteri kuri ibi Paul Gitwaza yavuze uvuge ngo ugiye guhanura. Ubwo nta buhanuzi burimo. Tanga ibitekerezo, ubuhanuzi bwakabaye, ubuhanuzi twemera n'ubwabaye mbere yuko avuga iri jambo. Niyo mpamvu usanga abantu benshi mu gihugu cyacu ibintu byazambye. Ubuhanuzi kiba ari ikintu gihishwe. Ntabwo mbujije abahanura guhanura kuko bafite imirire, ariko kimwe cyo ijisho ry'umuhanuzi cyangwa ijisho ryo kuri Yerusalemu nshya, ibyo ndimo nitegereza, nimba n'abandi barimo kubyitegereza, hano imbere gatoya hagiye guca umuntu wambaye. Abantu mube maso, abantu musenge, abantu mukomere cyane, kuko Uwiteka akeneye kwiyerekana. Pani ibi by'abantu barimo bavuga, pani ibi by'abahanuzi barimo bavuga, kuko abahanuzi nabo imbere yaho, nanjye ndi umuhanuzi ntabwo ndi bwikuremo. Imbere yacu usibye ko Imana izaturengera, abantu bose bagiye bavuga, hari abantu
abantu rega bavuga batavugishijwe n'Imana, kuko bumvise ko runaka yahanuye nawe agahita ajya kuri YouTube agahita hanura. Kandi kubera ko YouTube twebwe dukeneye views, dukeneye sabone, tugomba kubakira, kuko iki ni ikinyoma cyamaze kwemezwa. Reka mvuga reka nkomoze kuri iki kintu cy'uyu muntu wavuze ngo abantu bose bo ku ma YouTube nta kuri bagira. Njyewe ndasaponda, ndareba ndavuga uyu muntu naza kuza hano kuri YouTube akavuga uko bigenda kose biraza kuza kumbera byiza, ndaza kubona views, share, comment. Ibi bintu kandi hari abantu bajya bavuga ngo ntago ngo Imana ikorera mu bayobozi, abantu ugasanga umurimo muraca amateka, muragira gute. Mureke Imana ikora ibyayo, nimba ari n'iby'umuntu ibyo cyakora Imana yizaza guhana, izaza guhemba no guhana. Rero dushimye Imana, mushumba wafashe iki cyemezo, turagushimiye aho uri hose. Nakomeje kubona inkuru zirimo zigenda zikuvugaho. Nabonye inkuru y'uyu muntu wacu, uyu murasta. Ntago dushyize abantu mu mazina, nta nubwo no kuri Yerusalemu nshya nifuza yuko hazagira hihangana. Kiriya kiganiro cyose nagikurikiranye, ariko harimo amarenga, harimo n'ibindi bintu. Gusa iyo abantu babonye ikintu nk'iki iyo kibaye bahita bumva yuko nyine uko bimeze kose ari uko, ariko oya, ahubwo dukomeze gushimikira ku ijambo ry'Imana n'icyo Imana ivuga. Hari umuntu wampamagaye ari Canada arambwira ngo mushumba wanyu, ego ndanayifite hano, yampamagaye rwose, yampamagaye. Usibye yuko wenda nimero ntahita nzerekana gutya, ariko uko biri kose navuganye nawe. Yambajije ngo mushumba, biriya bintu aposo wanyu yavuze, arambwira ngo yatanze itegeko. Ni abantu b'abahanga cyane. Arambwira ngo yatanze itegeko, ariko yakabanje we agaca bugufi, kuko imyaka ishize muri Zion Temple mwaremeje iki kintu, abantu bakaririmbira ku ruhimbi, bafite amapataro aciye, bambaye mini, abarasta bagacuranga. Arambwira ngo aposo yakabaye ahubwo yaciye bugufi imbere y'Abanyarwanda n'imbere y'andi matorero agasaba imbabazi. Nakibajijeho ngitekerezaho. Mu ruhande rumwe namubwiye ngo birashoboka, mu rundi ruhande ntago bishoboka. Uyu munsi abantu twubatse ibintu, ukubaka ibintu kujya kubikosora, wabikosora nabi bigahita bihinduka. Mama nije rero n'uno muvandimwe wababagaye ariyo hirya, ndahamya neza yuko ibi bintu hamwe bizagenda neza, ahandi ntabwo bizagenda neza, kuko ubu buri muntu wese ajya mu icace abona imubereye, ajya mu icace ihwanye n'amarangamutima yiwe. Muri ino minsi ntabwo abantu bakeneye kujya mu macace
ababuza gusambana, ababuza kwiba. Muri Uganda hari ubuhanuzi buvuga ngo gitware igitangaza kijyana, ukagenda ugategereza ugaheba. Rero nimba ko kuno muntu ibintu yavuze, nababwiye ngo 5 kuri 5 ndahamanya nawe, ariko hari ahandi ntahamanya nawe. Iyo wubatse ibintu ahanini ukaba uri mukuru, ubundi hari igihe twigeze kujya mu ishuri baratubwira ngo pasiteri, mushumba, mwarimu w'itorero, umunyamasengesho ntabwo ajya yaturira mu bantu barimo gusengana, ahubwo bagira ahabo h'umwihariko bajya baturira. Nanjye rero natekereje ko na mushumba nawe atagombaga kwatura imbere y'Abanyarwanda, atagombaga kwatura ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo umwanzuro yafashe we yawufashe nk'umuntu ufite igikorwa cye cyangwa umurimo w'Imana yatangije. Reka mbivuge, ntago ndi buce nk'amabere. Ubundi amadini ni nk'amashyaka, cyangwa amadini ni nk'umushinga umuntu aba yarishyiriyeho akavuga ngo ibi ngibi ni ibintu byanjye, ejo n'ejo bizangirira umumaro. Harimo babikoze ari bizinesi, bavuga bateje umuryango wanjye uzabaho neza, ejo abavandimwe bazabaho neza, izaba kampani. Mu gihugu cya Uganda ntago iyo urimo ushaka kujya gufunguza itorero, kuko amatorero yabaye menshi, barakubwira ngo ntago uri hariya kuri jenda ya leta, uravuga yuko ari ishyirahamwe, I mean koperative. Ariko koperative uzandikaho ngo Zion International. Rero ni ukuvuga ngo mu bintu umuntu byiwe yikoreye kiba kizira, kugira ngo ni nk'uko abantu nabo bashyiraho kuvuga ngo ngewe ngo ndi umupfumu runaka, kuko nimba uno munsi Apostle arimo kuvuga umupfumu akamusubiza, urumva ko ni ibintu bihanganye. Rero ni ukuvuga ngo ibintu byose turimo tuvuga cyangwa ibyo turimo twatura, birimo birasaba ngo tumenye ngo ese ibi bintu koko ubundi tujya gutangira uno murimo twavuganye n'Imana cyangwa nta Mana yavuze. Se ni imibereho mibi yari itugoye. Reka rero ntangarize buri muntu uwo ari we wese, mbwire na buri muntu uwo ari we wese, hano imbere aha turimo tunyura, ni ukuvuga ngo icyo ari ibintu uko bisa kose hagiye kunyura intwari, hagiye kunyura intwarane, kuko intwari zo zirananiwe. Buri muntu wese akwiriye kuba maso mu rwe ruhande, kandi buri muntu wese akwiriye gusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza, kugira ngo Imana iduhe imbaraga, kugira ngo Imana iduhe ubutware. Buri muntu wese akeneye kwibera amaso, kugira ngo Uwiteka naza guhemba azasange twiteguye. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice 9. Niyo nasoma titire yonyine, topic y'ijambo. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Dushimiye abadiaspora bo bajya baduhamagara bakatubwira ngo wowe ibi bintu urabyumva ute, wowe ibi bintu urabibona ute, urabivugaho iki. Nari mfite ikindi kiganiro nagombaga gukora,
twagomba kuzakora ku cyumweru n'umushyitsi dufite, ariko byabaye ngombwa ko mpita nkora iki kiganiro byihuse. Hahirwa umuntu utava mu masezerano. Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Abantu mugomba gutandukanya kiriya gihe n'igihe cy'ubu ngubu. Kimwe ugomba kumenya, ugomba gusobanukirwa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yavuze ngo hano ibice 9 umurongo wa 5, aravuze ngo twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Icyama abashumba bose bakamenya ibi bintu. Baramutse bamenye ibi bintu byatugendekera neza. Baramutse bamenye ibi bintu umurimo wa data wagenda neza. Ariko ikibazo tumboretu, iyi nda yacu, abantu bagize ibibazo, matorero turayashyiramo barumuna bacu, turayashyiramo bakuru bacu, turayashyiramo. Bibiliya iravuga ngo nta bwenge nta n'ubuhanga bwakuraho ikintu Imana yavuze. Reka twemere aba bantu tugende tugabanuka. Uko imyanzuro igenda ifatwa mu madini bigenda bigabanuka. Ariko icyo ndahiye cyo ni uko umuntu wavuganye n'Imana azakomeza gukora umurimo. Icyo mvuze cyo ni uko umunyamasezerano wese ahari hose, waba unyumva waba utanyumva, ndahiye Imana yo mu ijuru, Imana wavuganye nayo, uzakomeza gukora. Umva ikintu Yesu yabwiye Abayuda. Yarababwiye ngo data arakora, nanjye na bugingo n'ubu ndakora. Ngo yari yakoze bene nk'ibyo ku isabato. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Iki kintu yaba mwari mwarakimenye mbere yuko kizira. Ibi bintu byakabaye byarabaye mbere. Ndahamya ko noneho abantu bajyaga bavuga yuko uyu munsi Zion Temple uyihuje na ADPR bitakunda. Noneho ubu ndahamya ko Zion Temple uyihuje na ADPR imyizerere noneho yahura. Imana ishimwe. Imana ishimwe kuko Zion Temple uramutse uyihuje na ADPR, no the stuff do a god dry, we need a drome a tostai ndisho evograi no pi lelema izini gloria. Ndavuga ngo none si per god dry. Uyu munsi Zion Temple uyihuje na ADPR stoperi eno dry kuko realize mendo a dry. Iki kintu cyafatiwe imyanzuro noneho bya neda shinidrome haiwezekane. Haviwezi kukutana tena na wala haiwezekane Zion Temple au ADPR viunganike, kuko hari ibindi bintu by'indani, hari indi myizerere idashobora guhura.
Daniyeli aravuga ngo twaracumuye rwose, twabaye ibyigenge, twarateshutse, twibagirwa amategeko n'amateka. Ararambarara, arasaba, aravuga ngo Uwiteka Mana tubabarire, yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Ntabwo twigeze twumvira abagaragu bawe b'abahanuzi, na sirevodrai na tokite drone na shenome drone newiti control, ntabwo twigeze twumvira abahanuzi mu gihe bavugaga. Ntabwo abantu hano imbere bagiye kubabazwa nuko ba shenome bivo drone batigeze bumvira abahanuzi, batigeze bumvira abapotere, batigeze bumvira ababishopu, batigeze. Abantu bagiye kubabazwa, bagiye kwicuza kubw'uko batigeze bumva. Abantu bagiye kubabazwa nuko hano imbere gatoya batigeze batega amatwi. Abantu bagiye kubabazwa nuko batoteje abahanuzi, abashiminiwe lelefode dota isalami wele pope for God. Bagiye kubabara, bagiye kubabazwa nuko ugiye kumva ibintu bikomeye. Kuko abantu batigeze bumvira. Yego ndabyumva nibyo, abateka mutwe ni benshi kandi ntabwo twarebera, kandi koko birakwiriye. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Ntabwo twajyaga tubumvira. Reka mbabwire, abantu murimo mwumva, ni ukuri, mufate umwanya wo gusenga, mufate umwanya wo gusenga, kuko hari ibintu bigiye gukurikira, hari itotezwa rigiye gukurikira. Abantu bagiye guhirwa bukware. Hambere nigeze kuvuga ku kintu cy'abahanuzi baje, nge hari ikintu cyancekeje, guhamagara umuhanuzi ngo yahanuye ibinyoma, nawe akaza akavuga ngo mumbabarire nahanuye ibinyoma. Ako kanya Mana yanjye, akimara gusaba imbabazi, ibyo yahanuye bigahita bisohora. Bica ku ma YouTube, binyura ahantu hose. Ako kanya akimara gusaba imbabazi ku ma YouTube na hehe, ibyo yahanuye bihita bisohora. Nabwiye Imana ngo itazantuma ibikomeye, izabe yitonze. Izabe yitonze. Ntabwo wayitegeka. Rero njyewe yantumye ikamvuga ngo genda uvuge.
ni ukuri kwiyera yo mu ijuru. Niyo wavuga ngo ninjye gusaba imbabazi, ntazo nasaba, navuga ngo reka mpfe, kuko izo nanyuzemo ni nyinshi. N'ubu ngubu iyo nibona gutya, iyo nireba, ariko Mana we iyo nireba njyewe nagatekereje ibihe byanjye byahise, nagatekereje impfu Imana yansimbukije, ntabwo nakabaye nkiriho. Niyo mpamvu sapire drome ivuze ngo haguruka uvuge, ivuze ngo kora. Siwezi kurudi nyuma kuomba msamaha. Kuko icambere Imana ivuga, Imana yo mu ijuru ntago ari inyabinyoma. Ibi birimo bigenda biba ku bantu byabaye n'ahandi no mu bindi bihugu bigomba kwinjiramo, kuko dufite imbere hano itorero ry'Imana rigomba kugenda hakaza akarengane. Witeguye ute akarengane? Wowe urakabona ute akarengane? Witeguye kurengana uzira Kristo? Kimwe cyo ndagira ngo nkumenyeshe ko mu bintu byose Imana ikora nta kintu kijya gitungura Imana. Amahoro y'Imana no gukora kw'Imana, imigisha y'Imana, Uwiteka akomeza abarinde, akomeza abagirire neza, abaha imbaraga, abaha ubutware, abahe gukunda Yerusalemu nshya Iwacu TV. Nukuri abadukurikiranye turabashimiye, mwe mutwereka ko mudukurikiranye, mwebwe mutwereka ko yuko mudukunze. Nukuri Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Mukomeze mwiyongere, turi mu 5,990 ingahe, 5,960 n'abantu hejuru. Mukomeze mujyeho, tugire 6,000, tugire 7, tugire 10,000, tunanarenga aho ngaho. Inzozi dufite nizo kurengaho. Dushimye Imana yo yemeye yuko hagenda habaho amacano nk'aya ngaya, kandi dushimye Imana yo irimo igenda ikora umurimo wayo. Mwifurije kuzabana natwe ku cyumweru nimugoroba, tuzaba dufite umushyitsi. Ndabararitse, tuzaba dufite umushyitsi. Turabashimiye, dushimiye abantu bari hirya no hino. Ikintu cyose wakora Imana igomba kuguha umugisha. Hari iby'Imana yaduhaye, ibi mubona ni iby'Imana yaduhaye. Imana yakoresheje umuntu wari uri muri Amerika, Prophet Dawidi. Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha rwose. Mu gihe cyiwe yagize umumaro. Prophet Dawidi ahari muri Amerika n'umuryango we wose, musabiye umugisha utagabanije. Hari igihe umuntu ashobora kuguha 5,000 cyangwa akaguha 50 cyangwa akaguha 100, ariko bikaba biziye mu gihe cy'amasezerano y'Imana. Ntago ajya mpfa kuvugira ibintu nk'ibi kuri YouTube. Twajyaga tuganira akambwira ngo Imana izakora, nkamubwira ibi bya YouTube, Imana ariko n'ukuri kwiyera yo mu ijuru yakoze ikintu gihita gihuza n'imibare nari mfite mu mutwe wanjye. Ubu turafite itara, turafite mikoro, turafite inkoni. Ejo bundi Imana izaduhereza mashini, ejo bundi Imana izaduhereza kamera. Nukuri yagize neza. Imana yo mu ijuru izamuha umugisha. N'abantu benshi reka tujye dusabira umugisha abantu nk'abo, babona abakozi b'Imana bakabatekerezaho. Imana yibutse ijoro twararanye mu butayu bumwe ntashatse kuvuga. Abantu mwese mujye mwibuka ibihe mwabanyanyemo n'abahanuzi,
mujye mwibuka ibihe mwabaniyemo n'abavuga butumwa, mujye mwibuka ibihe mwabanye. Ni ukuri reka mbabwire, narahamagaye nta bantu ntahamagaye, ariko Imana izamuha umugisha aho ari hose. Imana imugirire neza, Imana imukomeze. Dushimiye n'abantu batuborotse, abantu bababorotse nabo mujye mufata umwanya wo kubashimira, mujye mufata umwanya wo kubashimira. Abantu bababorotse mujye mufata umwanya wo kubashimira. Mujye mufata umwanya wo kubashimira. Reka iri jambo ndisubiremo. Umuntu mwararanye mu butayu, umuntu mwakoranye ingendo, umuntu mwicaranye ku karago, umuntu muziranye ku kabisi n'agahiye, uwo muntu wakuborotse mujye mubasabira nabo umugisha. Ariko fomi dro sayini denekopi, uyu mwaka utararangira Imana igukorera ikintu, bamenye ko wasenze Imana yo mu ijuru. Imana igukorera ikintu abavugaga ko bitazakunda babone yuko hari Imana ijya ihindura amateka. Nta bwoba ngira, kuko iyo amamagaye ndayizi. Nahuye n'abahanuzi benshi bavuze ngo ibintu bya YouTube ngo ntago bizakunda. Ni ukuri, nabo ndabashimiye, nabo ndabashimiye. Sani Barati na Tobiya ntago babura mu murimo. Rero Imana ijya kumbwira ibi bintu yabimbwiye na madamu. Turi Mahamasha. Pastor Claude ndagushimiye, ndayizeye Pastor Claude Imahama mu nkambi ya Mahama, ndagushimiye. Niwe wahanuye ubu buhanuzi, aravuga ngo nkubonye ujya kubwiriza ku ma YouTube, nkubonye ujya gutanga ibiganiro kuri radio hamwe n'umumama bita Mama Fisto. Ariko Mana we, haracyari abahanuzi, haracyari abahanuzi, haracyari abahanuzi, haracyari abapasiteri, haracyari abavuga butumwa. Ndabashimiye. Imana ibaha umugisha n'amahoro. Nanjye Imana ninsubiza muri ino minsi mikuru, nako nimbona message, nanjye ngomba gusunikira message abantu bampanuriye. Uyu mwe yagiye mu Burayi, umuntu uso mu Burayi wamusunikira message y'ibihumbi 10 cyangwa 20. Ahubwo ngo Imana izampe nimero yiwe tuvugane. Izo nazo zirakenewe, nabo barakenewe muri ino minsi. Dushimiye rero abantu bose. Reka dushimire n'abandi bavuze yuko inzozi zacu zitazasohora. Namwe muri abo gushimirwa, kuko mwatumye tugira iyerekwa. Dushimire n'abantu bose bagiye baturwanya, mwabaye ibikoresho byiza byo kugira ngo Imana idushyire muri uno mwanya, idushyiremo mari edoforige. Ntuzagire ubwoba bw'abakurwanya, ntuzagire ubwoba bw'abanyamagambo, ntuzagire ubwoba bw'abakuborotse, ntuzagire ubwoba bw'abo uhamagara bagaceceka, ntuzagire ubwoba. Igihe ntabwo kiri
isaha yo kwibukwa nigera uzibukwa nshuti yanjye, uzabona bari barakuretse baguhamagaye kandi baze mu gihe cyabo bagomba gukora iby'Imana ibategetse. Nuko abantu mwese mwatugorotse, abantu mwanze kuvugana natwe, ntabwo twe twabagorotse, ahubwo Imana igaruye intekerezo zanyu mu izina rya Yesu. Uwo mwuka w'ubucakura n'umwuka w'ubutindi Imana yabakuye mu butindi, Imana yabakuye mu kurya nabi. Imana yabakuye mu tuzu tw'imfunganwe, Imana ibashyira ahantu hagutse. Imana ibahandi maso yo kwisobanukirwa abo muri bo. Ngo nicyo banyangira. Kunyanga se Imana yarankunze. Reka tujye tuvuga ukuri. Nicyo cyishe umurimo w'Imana. Shobundi umuntu yarampamagaye arambwira ngo afite icyifuzo ngo nimusengere. Yarari hanze icyo gihugu yararimo, ntabwo nshaka kukivuga. Reka dushime Imana yatwemereye no kuduha ku mazi tukaba turimo tunywa amazi. Hari umuvugabutumwa yabwirije arimo kunywa fanta, bahita bamukoraho comment, aho nguyu ngo nawe ngo ni umwirasi se gute? Ejo bundi imodoka ni Imana nita mu izina rya Yesu. Ejo bundi Imana ni impereza imodoka, ikampereza iki, ikatanga inzu nziza, ikagira tugomba kubigendera. Imana ejo bundi ninyuriza indege, hari urwego Mana we, hari abantu Imana yurije indege bari muri ibyo bihugu batarisobanukirwa. Mwakubise umwuka wo muri Afurika, mwakubise uyu mwuka wo muri Afurika. Abantu baracyaganya. Bariya bakivuga ngo natwe ndamanyikone byabuze. Ayiwe, uyu mwuka mubi nupfe mu izina rya Yesu. Sabona abagabo nka ba Gitwaza bamaze kwica imyuka nk'iyi. Aba Apotre Mutabazi bamaze kwica imyuka nk'iyi. Abarevera bamaze kwica imyuka nk'iyi. Avuga ati twebwe hari umuntu wampamagaye arambwira ngo pastor, ngo nukuri Imana yangiriye neza, ntago naguha byinshi, ariko genda baguha 20,000 nawe ushaka ikintu ugurira abana. Tuvuganye gusa ari uko muhamagaye, arambwira ngo ariko ngo ujye witondera kukumpamagara no kumpereza izo video zo kuri YouTube. Njyewe nzajya nkihamagarira, ariko hanje akaye 20,000 by'amanyarwanda. Abandi baraherezwa miliyoni, ariko biterwa n'urwego urimo, biterwa n'igihe Imana ikikubonamo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ntago mbabwira mbagira ngo mukebuke. Uzi kubona umuntu urimo kugendera mu modoka ya miliyoni z'amanyarwanda, miliyoni magana, miliyari. Nje hari umwuka nshaka gukubita nkatangira umwaka wa 2025, uyu mwuka waranshizeho. Imiryango yanjye imbona kuri YouTube baba babona narakize, barampamagara buri gihe batigira icyo dufasha, kubera nanjye uko njya mu kinyoma cyo kuvuga ngo ndaje tuzareba. Imana impereza amafaranga yo gufasha abantu, Imana impereza ibintu. Umuntu nampamagara mvuge ngo fata amafaranga ujye kunywa soda. Yaba hari umuntu nyumvise uri mu mwuka w'Imana, ariko no munsi nimero yanjye ndayishyira kuri screen. Surabona ndi umugabo wo gusabwa amafaranga nkabura na 5 byo guhereza muri umuna wanjye.
ariko mu ijuru dufite Imana ikemura ibyo bintu. Hari ibihe abantu basenze barira mu izina rya Yesu. Iki kiganiro ndagitanga mpaka kirarangira. Hari igihe abantu basengaga bababaye, bafite ibibazo, bafite ingorane, ibintu byaranze, ariko ubu ngubu noneho byarakunze, ariko bafite amarira. Uwiteka kurinda amarira. Reka nkubwire, uyu mwaka wa 2025 twinjiyemo, gabanya amarira. Aho uri umuntu wo guhumuriza abantu, umuntu wo kubwira umuntu ngo nubwo bidakunze ariko imbere hano bizakunda. Umuntu aguhamagaye afite ibyiringiro ko hari igihumuriza wamuha, ariko ubaye umuntu wo kumuca intege. Urinde Imana yagushizaho. Pawulo yabwiye Tito, aramubwira ngo icyatumye ngusiga i Kareti ni ukugira ngo sinima odro lerazanima laita tule modegrai ututelefo utunganye ibyasigaye bidatunganye i Kareti. Nicyo kintu yari yarahamushyiriye. Abandi Imana yabagiriye neza, ibaha imbaraga, ibaha ubutware, irabakomeza, ibaha ibintu. Nta hantu Imana itageze ukuboko. Mube maso, musenge. Amerika musenge, Canada musenge. Mutazicura mugarutse kubana n'abantu mwahemukiye. Senga Imana yo mu ijuru. Imana Shelo Beledrai yarababaye. Musenga Imana, ariko ntibizababayeho mu izina rya Yesu. Musenga Imana bitazaba nk'inzozi, mukicura mwagarutse kubana n'abo mwimye agaciro. Iki kintu numva, iki kintu mvuze ni iyaba wari ucyumvise. Nari mvuze ngo musenge, bantu muri hanze, mutazicura mwongeye mwagarutse. Sawa, ndavuze ngo musenge mutazicura. Musenge mutazicura mwagarutse kubana n'abantu mwagiriye nabi. Ibaze rero kubana n'umuntu waborotse, wenda uburwayi bugufashe, reka mba ariko mbivuga, bakakubwira ati rero indwara abantu bazagukiza cyangwa ahantu uzakirira ni muri kiriya gihugu cy'u Burundi, kuko ariho wavuye, noneho ukagenda ugaturana na wa muntu wari waraborotse. Ese tuvuga ibindi, bibaye ngombwa ko uwo muntu ari ugusengera byagenda gute? Tugiye kugera mu gihe cyo kubona abahanuzi batarya ruswa. Batarya ruswa. Nshimye Imana, hari umuntu ejo bundi wamamagaye arambaza ngo pasite, ngo hari umuntu wansengeye njya muri Australia, arambwira ngo ariko nabonye wigisha, mbona uwo muntu ntahigura umuhigo ahubwo nawuguha. Ndamubwira nti mpa nimero y'uwo muntu tuvugane.
umuntu turavugana ari i Burundi, mpamagara uwo mubyeyi ndamubwira nti waba ukosheje. Ariko abanyamwuka nimba ari uburindagizi nimba ari iki, ndamubwira nti waba ukosheje. Iri turo birasabwa ngo urihereze umuntu wagusengeye, nanjye nimba ubona ari byiza uzagira icyo umarira, ariko ibyo naba ndiye ntabwo byaba ari ibyanjye. Ubu iyi Mana yampaye inzu yambwiye ubundi kankura mu ikode, amafaranga nagiye gushiduka mbaza wa muntu arampamagara arambwira ngo ampaye miliyoni n'ibihumbi 700 by'amanyarwanda. Kandi twebwe aho dutuye harimo ikibanza ukanacyubakisha ukava mu ikode. Kigiye kumva numva ijwi riranyongorera ubu iyo umubeshya ntabwo wari ugenda ugahita wubaka. Muhungu ndamuhamagara se shaho wampayeho n'ibihumbi 100, nanjye nkareba yuko nakoherereza madamu ko ntari kumwe nawe ndi mwivuga butumwa. Arambwira ngo ndaje, na bugingo n'ubu telefone yahise ayikuraho. Emera ubeho uko Imana ishaka bizakugirira umumaro. Emera ubeho uko Kristo ashaka bizakugirira umumaro. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kubere maso. Hari ikintu kikubabaje nanjye kimbabaje, urasabwa gukizwa no kwemera Yesu Kristo. Buri muntu wese aho aherereye atekereze ku by'Imana yamurinze, atekereze no ku by'Imana yamukoreye, hanyuma afata umwanzuro avuga ati Mana noneho uno munsi ndemeye. Dushimye Imana igiye kuzaduha laptop hano imbere, ikaduha na kamera. Ibi bintu ndabyatuye mu izina rya Yesu, ndabyatuye mu izina rya Yesu, ikaduha na mikoro nzima mu izina rya Yesu. Aba bantu 5,900, aba bantu bagiye kuba 6,000 bakaba n'ibihumbi 10. Ni ukuri bakeneye ivugabutumwa rizima, dukeneye kujya mu nsengero kuvuga y'ubutumwa, dukeneye iyi Mana yo mu ijuru ibyumva ibikore, kuko yifite imbaraga n'ubutware. Amahoro y'Imana wowe udukurikiranye, komera cyane, shikama, ntacyo nimba isaha zageze nanjye nabyubahirije. Hano mba mfite abantu barimo banyereka ngo isaha zawe cyangwa iminota yawe yageze. Nibanze muri iki kiganiro, ariko ni ukuri kwiyera yo mu ijuru. Hari ikintu ukeneye gukora ku murimo w'Imana, hari ikintu ukeneye gukora ku murimo w'Imana. Hari umuntu ejo bundi wari urimo anganiriza, reka aka kantu ko kavuge, arimo anganiriza aravuga ngo abantu bagize iyerekwa nabaje ngo muri Uganda kera, ngo naho abapasiteri n'abahanuzi barimo kuza ubu ngubu nta yerekwa bafite, kuko mu Rwanda amadini barayafunze, barimo baraza kubw'ibibazo ntago baje. Ndamubwira ntiba witonze, birashoboka ko Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru yagirira neza uno muntu uje ejo bundi kurushaho hamaze imyaka 10. Abantu buzuye umwuka wo gusuzugura no gupinga abakozi b'Imana, abantu buzuye umwuka w'ubugome, abantu buzuye umwuka mubi. Abantu bafite ibibazo byinshi. Abantu rero nutabagendera kure, abantu nutaba maso, abantu bazaguhemuza. Abantu bazaguhemuza. Ariko reka dushime Imana, tuvuge yuko Imana ishoboye byose. Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe uwo ari we.
Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese amenye yuko hari uko yagenze. Igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese amenye yuko hari ibintu bikeneye agomba gukora. Igihe kirageze kugira ngo uwabibye nyinshi asarure nyinshi. Igihe kirageze kugira ngo uwabibye nkeya asarure nkeya. Igihe kirageze kugira ngo uwabitse itarantu abwirwa yuko atari umugaragu ukiranuka. Igihe kirageze kugira ngo umuntu wese agororerwe ibihwanye n'ibyo yakoze. Igihe kirageze kugira ngo umuntu wese amenye yuko gutabarwa kwiwe kugeze. Cyaba ari ikibazo kinakomeye cyane utamenye yuko igihe cyawe cyo gutabarwa kigeze. Amahoro y'Imana abane nawe, gukora kwiza kw'Imana kubane nawe. Ibyo ukora Uwiteka abihereza umugisha kandi aguha icyubahiro, agukomeze. Ni ukuri Data wa twese akugirire neza. Imbaraga z'Umwuka Wera no gukora kw'Imana bibane nawe. Umva nkubwira akantu keza, iyavuganye nawe cyagiye, iyabanye nawe cyagiye, igihe byari bikomeye, Uwiteka nawe afite imbaraga, afite ubutware bwo kongera kukugarukaho. Kandi ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yakuretse. Imana yawe iragukunda, Imana yawe yiteguye kukugirira neza, Imana yawe yiteguye kukugororera. Nubwo hari abagutaye, nubwo hari abakuvuyeho, nubwo hari abakuvuga, nubwo hari abagushenye, Imana yiteguye kukugirira neza. Nje nabanye n'umubyeyi, umubyeyi w'umuhanuzi twemeraga. Ariko Imana ishimwe kuko ijya iduha abantu bakatwihishamo. Ijya iduhereza abantu bakatwihishamo. Ndagoragoya mufungurira cano, mufungurira urubuga rwa WhatsApp, mufungurira TikTok. Ariko ibyo byose byaje gushirwa nuko anteranyije n'umuntu uba muri Australia. Aranteranya ariko ndabimenya. Ntabwo ibyo bintu byambabaje, ahubwo icyambabaje nuko uno munsi ari mu bihe bibi. Nuko uwo mubyeyi uno munsi ari mu bihe bibi. Ibi harimo biteye ubwoba. Ubundi ahanini iyo ugenda usebya abakozi b'Imana ubateranya kugira ngo ubone amaramuko y'uno munsi. Abantu banteranyije mwese ndabababariye hano imbere ya YouTube. Hari abantu bagiye babaha amafaranga ngo bamereka da. Hari uherutse kumpamagara arambwira ngo warampanuriye, none hari umuntu wanguriye ikibanza arambwira ngo kuki we batarakigurira kandi ari wowe uhanura. Igihe cyanjye ntabwo kiragera. Nikigera aho nzaba Imana yarahateguye, aho uzaba Imana yarahateguye. Karibu sana nyie nyote na walarika kwenye YouTube channel yetu Jerusalem Mpya Kwetu TV. Karibuni sana mpendwa ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, kaka yangu,
mdogo wangu, nyinyi nyote nawakaribisha. Neno moja kwako linatosha. Neno moja kwako linaweza likabadilisha maisha ya mnyonge, likabadilisha maisha ya yatima, likabadilisha maisha ya vijana, likabadilisha maisha ya watu mbalimbali. Kwa hiyo jitahidi kutoa msaada mbalimbali. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe amahoro, Imana iguhe icyo wifuza cyose mu izina rya Yesu Kristo. Umwaka wa 2025 tuwutangirana ibyishimo. Murakoze, ndagushimye Uwiteka, ndaguhimbaje. Buri muntu wese uzakurikirana kino kiganiro, uzamuha amahoro, uzamuha umugisha, uzamuha ibyishimo. Ndagushimye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amina.